twishimiye kuzajya mu Yesu Kristo. Imana yaturinze kimwe cyose, Imana yaturindiye twese. Imana yakoze haba icyubahiro. Ni iminsi myinshi, iminsi irindwi ni iminsi myinshi. Iminsi irindwi irimo amasaha angahe? How many hours are in one day? No, it's 7 days. Oh, how many hours are in 7 days? Ni amasaha 72. 74 hours. Ayo masaha yose rero, All those hours. Imana ikubwese ayo masaha isaha imwe ushobora kwirinda. Can you protect yourself from those hours? N'umuntu umwe. Imana rero yaturinze ikaba yatuhanuka. Wabyutse ubona uvuze birakunze. Urebera mu maso ugatahumye. Imana yaturinze rero nibimbarizwe mu Yesu Kristo. Tuje nawe imbere yayo nta kintu cyo kwibwira. Ariko bigize itweze. Ugiye gukaraba urashaka imyanda kuko musiko dufite imyanda. Musiko dufite imyanda. Iyi niyo myanda dufite. Ese twisiga iyo tumaze gukaraba. Twisiga amavuta kugira ngo duse neza. Natwe twajyana imbere y'Imana ngo Imana iduhereze amavuta, Imana itweze. Nubwo turi abana batoya ariko turacumura. Sidutukana, turakara. Nta muntu utagira urakara. Kuko muri kamere ya muntu, iyo umuntu akoze ikintu umuntu yamurakarira. Haba abakoresha bacu tubarakarira. Cyangwa se umuntu ari imbere yanjye umuntu agiye kugenda. Uretse kugikana ku modoka atari kwirukanka ngo ugende. Wanamutuka. Akaba yakubarikira nawe ariko Imana rero nicyo tuma twatuje hano ngo tubwire Imana yongere Imana itweze. Tugasaba Imana izibana natwe. Mujye mugerageza amasaha tugereye ngo dukoreshe amasaha neza. Bijye bishoboka saa 8 n'igice muri mwageze hano. Saa 8 n'igice kugira ngo dutangize amateraniro. Gutangira amateraniro wenda saa 2 aba yatangije. 8 o'clock, that's when we kugira babasha ngo saa 2 n'igice tube twagiye mu mahanga. 8:30 None ubwo dufite saa 2 n'iminota 10. Right now we have 8 dufite iminota yonyine 19 tugiye kumvira Imana. Kwa ishuri rimwe ry'abana batoya nta baza. Kituma rero namwe mujya mugenda naho nk'abana batoya. Ndimo ababyeyi banyu tuzinduke. Niba byo bakangura ugasanga bari mwebwe muri gukererwa ntiwakarabye ntuze imyenda uri bwambare. Nta muntu wenda bakunze kugerageza mu mategeko y'imyenda yanyu. Kugira namwe mufashe ababyeyi banyu kugira mugere hano kare. Sibyo? Murabyishimiye? Murabyishimiye? Ibyo mufashe ababyeyi banyu namwe kugira ngo muzinduke. Karibu twavuga dusoma amagambo yacu uyu munsi. Turasoma mu Baroma ibice 13. Umuntu wa 11. Abaroma 13. Romans 13. Guhera ku murongo wa 11. Sinema mpageze. Reka muri datandukanye mu Cyongereza. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearly now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living, because we belong to the day. We must live distant lives for all to see. Don't participate in darkness or of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity or immoralism or in quarreling or jealousy. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge in evil desires. Amen. Amen. Kabisomeye mu Kinyarwanda. Umutwe w'amagambo avuga ngo kuba maso. Nuko mujye mugenza mutya kuko muzi yuko igihe kugaruka isohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza, bagenda mu mucyo. Tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira
ishari, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntumuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone kuko ikora ibyo yifuza. Amen. Uwiteka Mana yacu itarikomeye, tuje imbere yawe tugushima ngo wawe icyubahiro itarikomeye, waturinze uhimbarizwe itarikomeye, tuje amagambo yawe meza itarikomeye, uravuze ngo inyuguti iricisha ariko ugatanga ubugingo bwawe itarikomeye. Ndakwinjira nk'abana batoya bari bari natwe itarikomeye, amagambo dusomye ariwoza amara itarikomeye uyasobanure, ntabwo ari ngiye gusobanura ahubwo ari wowe Mana umbwira uyirimo itarikomeye. Buri mwana wese uranga itarikomeye, muhereze agatsima ke ka mu gitondo itarikomeye, ube natwe itarikomeye, tubere byose kuri byose muze mu mama wacu Yesu Kristo tusabyemo. Amen. Twabasha kwicara. Imana yaturinze, Imana yaturinze atubwira. Tusomye amagambo meza cyane, amagambo yo mu gitabo cy'Abaroma. Abaroma ni 13 umurongo wa 11 aratubwira ngo umurongo wo hejuru, kuba maso, kuba maso, nuba maso, ube maso, kureba umenye ikintu kiro kigeze, ese ngo mumenye igihe kirashize, iyo mujije gusohokera amasaha, aka kandi ni saa 2, ni saa 3, ni saa 4, ni saa 7, ni saa 8, ube maso. Nubwo uri umwana ugomba kumenya ese igihe kigeze he, ese ndabirebera gute. Nuko mujye mugenza mutya, ku murongo wa 11, nuko mujye mugenza mutya nkuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye rwose. Igihe cyo kugaruka cy'umwami wacu kirasohoye. Niyo turi abana batoya, imirimo dukora tugiye ku ishuri, wowe wifata nk'umwana mwiza, ese Imana ije yagusanga umeze neza, ese urumvira umubyeyi wawe, ese ukora imirimo myiza bakubwiye mukore, ujye umenya si ikigeni icyege. Iki ntabwo ari igihe cyo kugenda n'amagurupe mabi, iki ntabwo ari igihe cyo gutukana, iki ntabwo ari igihe cyo kwifatanya n'abana n'abatizera tudahuje. Niyo waba uri ku ishuri, iyo waba uri mu mirimo byose, ukamenya ati ikintu gihe ni igihe cye, igihe tukimerera gutya ukareba amagambo ati katugenda buhoro buhoro turi gusoma. Nuko mujye mugenza mutya, nuko mujye mugenza mutya kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye rwose. Igihe cyo kugaruka kirasohoye. Ndio enda kugaruka, ndio enda kugaruka, abana batoye ndio enda kugaruka, ndio enda kugaruka. Wewe umwami Imana yacu Yesu Kristo enda kugaruka. Godore agakiza kacu karatwegereye, kuruta igihe twizere agakiza kacu karatwegereye. Igihe twizereye igihe cyarangiye, nubwo turi abana batoye tugomba kumenya ngo buryo bwo nubwo bavuze ngo umwami wacu araje, Yesu Kristo araje. Igihe abantu babatsinze babivugiye, igihe nkivuka kugeza imyaka 10 kwese atari yaje, kugeza imyaka 12 kwese atari yaje, ariko nubwo turi abana batoya tugomba kumenya ngo Yesu aragarutse. Igihe cyo twabyirizwa n'aka kanya buri kugenda ku murongo wa rwanda, ushobora kuba nubwo turi abana batoya ariko natwe hari abana bapfa, suko ari abana bapfa, sura ko ari abana barwara. Yesu ugiye waba ugiye umeze gute? Ugomba kumenya ngo ugomba kumenya ati ube maso, ube maso rero. Ese ibyo ndi kuvuga birakwiriye? Ese ibyo ndi kuvuga bijyanye n'amagambo y'Imana? Ibyo byose ibyo byose ibyo uvuga cyangwa ibyo ukora byose ugomba kubipimira ukoresheje amagambo y'Imana. Ese n'ubu uko yo ndimo urubyiruko rwo ndi kugira ngo ku ishuri, izi nshuti zanjye, ibyo ndi kuvuga niba ngiye mu ntambara, niba ngiye ku ntambara n'ibi, ese ntambara duhura nazo n'izihe? Ishari, gutukana, gusuzugura, ibyo byose ukajya ugira ati birakwiriye kandi Imana w'Imana. Niba bidakwiriye ukisuzuma wakwisoma bati ntabwo bikwiriye. Ku murongo wa 13 reka rero dusome no mu murongo wa 13 niyo mutwe w'amagambo wacu. Mu murongo wa 13 soma mu mwene mu 13 Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in darkness or wild parties and drunkenness or in sexual promises or in immoral living or in piracy and jealousy. Amen. Murongo wa 13 wahageze wadusomere nawe. Verse 13, read it. But uwo ni murongo wa 13 verse 13.
amen. Aho ngo tugendane iki? Tugendane ingeso nziza. Niyo mutwe w'amagambo ngo tugiye kwiga n'umunsi. Tugendane iki? Ingeso nziza. Ingeso nziza ni izihe none? Abana bato ingeso nziza ni izihe? Ngo tugendane ingeso nziza. Niba ugiye ujyane ingeso nziza, ntabwo bavuga niba ugiye kujyana n'amafaranga, niba ugiye kugendane n'imodoka, ahubwo tugendane ingeso nziza. Ingeso nziza nizo zitubera GPS. Ingeso nziza nizo zitugenda niba ari kugenda ingeso nziza. Ingeso nziza ni izihe none? Tugendane ingeso nziza. Wewe ufasha ingeso nziza, ubundi tugendane ingeso nziza. Tugiye kwiga ingeso nziza ni izihe? Ingeso nziza ni izihe? Love each other, rukundo. Baby, ingeso nziza ni izihe? Babaza mu Cyongereza. Ingeso nziza ni gute mu Cyongereza? Gukundana. Ingeso nziza. Ako tuzi ingeso nziza ni izihe? Ya, no kwishuri turazibona. Bati ngura afite ingeso nziza, ngura afite ingeso nziza ni ingeso mbi rero. Ingeso mbi ni izihe? Gusuzugura. Gusuzugura ni iki? Ni icyaha. Gusuzugura ni ingeso imbi. Ingeso nziza ni izihe? Isho ni ingeso nziza. Gukunda. Turaza tubirebe. Tugiye kureba ingeso nziza. Ngo tugendane ingeso nziza. Niba uri kugenda, ufite ingeso nziza, uri gusinzira. Wake up. Okay, turaza kureba ingeso nziza. Reka twongere dusome n'umurongo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Uzi umuntu ari kugendera mu mwijima, umuntu ari kugendera mu mwijima ari kugendera n'ingeso nziza. Ingeso mbi z'umwanzi Satani. Umwanzi Satani uri kugendera n'umwanzi Satani uri mu mwijima. Ngako niba uri kugenda, ugendera mu ingeso nziza. Umenye umuntu uri kugendera mu mucyo. Tujimije nk'amatara. Aho amatara tuvuga mu mucyo. Kuko ari nijoro. Kandi nijoro nta ari mu mwijima. Aho ugenda mu mwijima. Uri kugenda uri mu byaha, uratukanye, ufite ishari, mu nzoga, ingeso mbi zose. Izo nizo ngeso mbi. Ingeso mbi zose ugendane kure yazo. Aho niba ushaka kugenda, niba ushaka gukora ikintu cyose, ujye ugendana n'ingeso nziza. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Tutagira ibiganiro bibi. Ibiganiro bibi ni ibihe? Ubwo turi abana batoya? Ibiganiro bibi ni ibihe? Ukanatende? Ibiganiro bibi ni ibihe? Queen? Wewe, ibiganiro bibi ni ibihe? Benja? Gaspin? Mchini wana bibi, ibiganiro Gaspin? Kuvuga inyuma y'umuntu. Kunegurana. Okay. Kunegurana. Urumva? Kunegurana. Gasping. Twizicyongeza natwe. Ni gasping? Okay. Wewe? Ibiganiro bibi. Umva ibiganiro bibi? Nukwishimisa mugira ibiganiro bibi? Ninde bwira? Byo bijye ku bundi? Bitiye? Kubwira nawe mugenzi wawe. Undi? Wewe? Gutukana. Byose ni ibiganiro bibi. Uzi mu biganiro bibi ni ibihe? Nukubwira uyu muntu simushaka. Uziko kwishuri cyo tugira groupe, buri wese agira groupe. Abanyamerika bagira groupe yabo, Abanyafurika bagira groupe yabo. Wese muri kuvuga karagakorwa nako kariyemera. Karakari tugashaka ibyo biganiro bibi. Ibiganiro bibi. Tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora ibyisoni. Ibyisoni nk'ibi, tudakora ibyisoni. Ubu tudasinda. Muzi ko kunywa inzoga ari icyaha. Tudasambana. Ibyose mbese ubusambanyi no kujyana n'umuntu. Oya. Nuko umuntu ukamwifasha ukareba kugura mu ntasi kiro wasambanye. Ibintu byose tutagendera mu bigari. Tudakora ibintu by'isoni. Abantu bagenda bakajya mu mikino mibi, bakajya mu mafilimi, bakajya mu mafilimi mabi. Bakumva indirimbo mbi atari indirimbo nziza. Mukumva ibiganiro bibi ku ma YouTube. Mukumva ibiganiro bibi kuri za TikTok. Mukumva ibiganiro bibi kuri za Instagram. Byose ntabwo turi kumwe amukuntu mwifotoza. Byose ibiganiro bibi byose. Ntimukajye mujyana nabyo, ahubwo mujye mugendana n'ingeso nziza. Reka turebe izo ngeso rero ni izihe. Iyo ngeso mbi n'ingeso nziza. Kugira twisoze leta tugenda amasaha turagenda no kugera. Ntabwo tugerakoresha amasaha make cyane ariko Imana idufashe
kumva amagambo yacu uno munsi turi kwiga ngo tugendane n'ingeso nziza abana bato turi kwiga ngo kingo tugendane n'ingeso nziza good morals musoberemo good morals kugira ingeso nziza abantu bakuru kugendana ngo tugendane n'ingeso nziza niba ndi kugenda muri rayita ati bite kwezi komfite ufite ingeso nziza ni urukundo ni ibyishimo ni ukugira neza uraho ubwenge ufite ibyishimo izo nizo ngeso nziza uraho happy you happy ni ukutishimye ngabo n'inguyu izo ni ingeso nziza zo gukundana zo kutaryanyana zo kudatukana zo kudasambana zo kutanywa inzoga zo kutavuga iby'isoni usanga turwakanye mu by'imibyiza wabonye Arsenal wabonye ikipe ni ibiganiro bibi reka twihute ku magambo tukureba rero ingeso mbi n'ingeso nziza buri muntu wese araza gusoma okay gone Abagalatiya ibice 5 19 muri kumva abana batoya tuvuze ikihe gitabo what book did we say Galatians chapter 5 verse 19 Chukumaze kureba ya mirimo mibi rero ni iyi sibyo nitereka dusomere imirimo mibi na papa shaza dusomere imirimo mibi kwa turi kwiga amagambo avuga ngo tugendane n'ingeso nziza rero tugiye kureba izo tuzaza tujyana n'izo tuzajya tujyana tuzajya tukubona no kugenda nabi tutumenya ubuntu gukorera kandi dukorera nde dukorera abami babiri hakorera umwasitani kandi ukorera umwami wacu uzatwereza n'ibihembo ibihembo by'umwami wacu uzatwereza n'ibihembo ubugingo bwiza kuduhereza amahoro kuduhereza ibyishimo reka twumve rero ingeso zo tugomba kujyana nazo tunamenye n'ingizi n'ingeso tutagomba kujyana nazo tukazirinda ahubwo turi kwiga amagambo avuga ngo kugenda n'ingeso nziza reka twumve ingeso nziza tugoye kujyana nazo reka mbere data bana dusomere ingeso mbi hari ingeso nziza n'ingeso mbi ariko tugiye kumva ingeso reka mbere data dasomere mu macumi y'icyenda Abagalatiya Abagalatiya ibice 5:19 kugeza kuri 22. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo ni gute basenga ibishushanyo ni gute umuntu asenga ibishushanyo ni gute brother ni gute umuntu asenga ibishushanyo yewe usenga imana Yesu ni gute ubundi ni gute umuntu asenga ibishushanyo ni tubasobanurire usenga ibishushanyo ni gute muri kumva gusenga ibishushanyo ntabwo ari ngo waje wapfukamira umuntu igishushanyo kugisenga oya gusenga igishushanyo ni ikizare kiri imbere yawe nk'Imana ntuzasiba amateraniro ukagenda mu bindi bintu iyo niyo Mana wahisemo gusenga none uzi ngo gusenga igishushanyo uzadusenga igitabo gisanzwe ngo nicyo gishushanyo ikintu nawe uri kukireba ahubwo igishushanyo usenga igishushanyo ikintu uzahereza umwanya wawe mu mutima wawe kikavanamo Imana icyo gihe kiba kibaye igishushanyo nyine gisimbuye umwanya w'Imana yawe niba ari ya Mana usenga ati Mana ndakwambaza ukizera ahubwo umuntu nicyo cyaje gusengiza igishushanyo muko komeza mwene data no kuroga no kwangana hari abana bajya bangana komeza no gutongana gutongana hano bagatongana ugasanga muri mu rugo rw'umuntu gutongana ukaba wapfa n'umuntu na charge ya telefone ucaje telefone agenda yihaye ejo se kwashe ugatongana gutongana ni icyaha ni imirimo mibi komeza mwene data nishari n'umujinya n'utari umujinya utagira umujinya nini kwese tugira umujinya kimana twabaye sibyo komeza n'amahane no kwitandukanya no kurema ibice nuja kurekera uwe kumva amahane usanga abana muri kurwana mu rugo
Okay. Papa, ndio nasomera none imbuto none nziza tugomba kugenda nazo rero nizo tugiye kuba tugasoma. You can read us what type of fruits are we supposed to grow. Papa cyane dusomera izo mbuto nziza. Abagalateri 10:22. Read Galatians 5 verse 22. Bashaka dusomere ubundi duhita tugenda mu bakuru. Let our brother Abagalateri 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Aha, imbuto z'umwuka ni iki? Iyo kwenda so imbuto z'umwuka ni iki? Imbuto z'umwuka ni urukundo he? Ni ibyishimo. Ni ibyishimo. Ni amahoro. No kwihangana. Uretse twongere buhoro. Ubwo tugiye kugenda tuvuga ngo turi kwiga ijambo rivuga ngo kugendana n'ingeso nziza. Rero najya yesoma tuvuga ngo ingeso nziza ndi kujyana nayo n'iyindi. Ujye tutangire mwene data. Turi kwiga ijambo rivuga ngo kugendana n'ingeso nziza. Rero turi kwiga ingeso nziza nizo papa shaka agiye kutuziza. Nara isoma uramenye ngo nyine ingeso nziza. Ujye tutangire mwene data. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda, bimeze bityo amategeko abihana. Amen. Muri kumva ingeso abari gusinzira muhaguruke. Ndabavuga mu mazina. Uri kumva ingeso zo tugomba kugera nazo turi kwiga ingeso nziza. Nugenda ugendane n'urukundo. Nugenda ugendane no kwihangana. Nunabyuka umuntu akurebe mu rukundo. Nunavuga numuma mu mvugo yawe nguri umwana mutoya. Uyu mwana afite icyubahiro. Uri umwana na mama akaba yagutegeka kukubwira ikintu. Hakoze uri umwana ukaba wayagiye kugutumikira. Hakoze uri umwana umwanya akaba yanagutinya no kukubwira bakagukomangira ku rugi. Kunuko umwanya aragutuka. Umujyana n'ingeso nziza. Ijambo twari kwigaho n'uwo munsi atubwira ijambo rivuga ngo wambara umwambaro w'ingeso nziza. Nunagenda uno munsi uvuga ati twambaye umwambaro w'ingeso nziza. Ingeso nziza nta zindi ni urukundo, ibyishimo, kwihangana, kwirinda iby'isoni. Rero amasaha yacu arageze twaganiraga amagambo avuga ngo ingeso nziza. Reka twicishe bugufi rero duhereze watangiye amateraniro aza n'ayasoze amasaha yageze. Ako twigaga tuvuga amagambo avuga ngo ingeso nziza. Tugendane n'ingeso nziza. Imana umwisha bategera amagambo y'Imana y'uno munsi. Reka tubere kari kuwatangira amateraniro yacu y'uno munsi. Amasaha yageze hanyuma yaho aza n'abasezerere. Imana ibahe umugisha.